ndashaka icyo bita Cloud9 nanjye ntari shaka ko noho ubikurikirana abantu ukangeza mu bicu bya hatari kandi rwose nubikora neza uzima cyanda kongereraho ayandi kuri wakundi ko bwashize wengeye nta kibazo we byumve yuko sonyizera se cyanda kwizera we byizere yuko ntari rwose nizere ko tayari we byizere yuko ngiye ntari ibanda bikurikirana fresh fo kunyishyura neza we gusa fo kunkorera umuti ntari umva nugira ikibazo sene ziri nazo nshaka kubwira bwira ntumwana wanjye nta kibazo iyo musoboye nakoze ibintu byinshi byagutongoye nibajije ikintu cyawe kuwiro washyushye ukata umeze bw'imbaba byaye umuhungu dukundana agiye kuza kunsura kakira inkuru rero izo nkuru nangiye kugira umukwe ariko bari barambonye ubona ko ntashobora no kugira sheri hano ngiye kugira umukwe umuhungu dukundana agiye kunsura yarambwiye nyine azaza kunda uyu munsi ndamubwira nta kibazo nzirimba aricyo byaba bigutwaye shamana singira uburote mubonye rego umaze kubinkuma gusa kumaze iminsi wenda kuzankuramo umutima neza ngo ninkwereke sheri iyo umwana amaze gukura kiye kumukwereka abo niko nashakaga iyo umwana wakuze uraza ametse ko mwiza ndabizi sinakisodeka nanjye uwo mukwe niwe nshaka afite amafaranga umva muri make characters zose arazujuje ni mwiza koko n'umuntu uraza kumbwira ati mwana wa ubundi ne wanjye nanjye uwo niwe nshaka mana yanjye nari maze iminsi numva narihebye nkabona nta musore uza kugusura nta muntu ukubase mwana wanjye aragumiwe abuzukuru nzakuzanira ukuru bazazumirwa mwana nanjye cyo kora nicyo cyonyine nagendeyeho gusa nta nkunda shamuntu uko nafata arangenga ibintu byose bitwara neza umve ngo uraza kumukunda iki kintu akubwira nizere ko washishoje ahubwo se ho muri atari kuza nizere ko washishoje shani akuma muranzi utazaba wararebye neza ugatahira isura ukazabona n'ibibazo oya nanjye ndarebye cyambere cyo narebye umuntu nkunda ngi ikintu uyu muntu nkunda mba numva nyine nyuzwe cyo kintu nagendeho cyane gusa nyine nagize amahirwe nsanga umuntu nkunda na mwiza mwana shimwe icyo cyo ntabwo uri buze kukimugahiza nizere ko wateguye neza uburyo bumwakira mama nateguye ibyo nari nshoboye ahubwo wenda aje kuba amafaranga make nta kibazo uranze unyereke umukwe mushime ibindi uze kubimbaza uze kuma ku mafaranga njye kumugurira nk'agafata umva narasaze umve ngo nta amafaranga mfite ahubwo ntaje ni karibu Visite sweetheart. Ni karibu mu rugo. Tuza mu wanjye. yego karibu icara. Visite. amakuru se Ni meza. Mva nari ntangiye kugasenga kutaza byagenze bite. nawe n'agapane yararuguru gatoya It's okay nta kibazo. Mama. Yes. Ni sheri wanjye. Ni nakubwiraga ndamwishimiye use ndakuvuga kandi uri umuntu mukuru nitwa Deo n'umukobwa wanjye wagira ngo ufite wagira ntabwo urisa urari mama wanjye sifite mama wanjye mwiza ufite mama wanjye mwiza cyane ubwiza bwose ujya mbonana nimbukura ariko n'ubwitonzi cyose ni mama wanjye mbikura ariko nibyo ntiwabeshya noneho kujya kuzana akantu wakira sibyo wisanzure hano mu rugo nta kibazo mva mama wanjye ni umuntu uciringa mbabe muganga wakira umushyitsi rwose nta kibazo kutambwiye se ufite umukobwa kuko se ubona ari kukubwira ngo iki umwana wanjye niwe sheri wawe koko utabimbwira urumva nari kubibwira ubu ni iki koko ubundi akora iki koko Deo ntabyo wigeze umbwira niba ugeze umbwira ko ufite umwana w'umukobwa
none ngaho rero wasanga hari ibintu mwagize Deo nese ko utigeze ubimbwira urumva nari kubikora nari kubigenza gutya Deo none se ubwo ikibazo ariko ni wowe ntubinshire ngo ndakwinginze ikibazo ni wowe byose kuko ntiwigeze umbwira ko ufite umwana w'umukobwa igihe inshuro zose twabonanye nta kintu na kimwe wigeze ubimbwiraho kandi abo ntabwo wari ubizi tubigenza gute umwana wanjye nabyaye urisherewe kandi uzi ibyo tujya dukora koko turakundana ntabwo wigeze umbwira uko bimeze byibura niyo muyimbwira nkabona n'ifoto ntabwo nari gukora ayo makosa ese ubwo urumva twabigenza gute koko koko Deo ibi bintu muriye ni ibiki koko utibeshya ukabifata Deo utazibeshya nikagucika ukavuga ko tuziranye umuntu ndahita nkuca aramutse amenye ko tuziranye ubwo narabigenza umeze neza umeze uteze umeze neza nawe ndagukumbuye cyane cyane ntabwo ushobora kubyumva wowe mva singira uburote nk'ubonye wowe ntugire ikibazo urabizi umwanya wawe ntabwo wabura ibintu byinshi byose mba mfite gukora nawe uwo mwanya wawe uburimo ahubwo umwanya wawe uri imbere wowe ntugire ikibazo ahubwo nyine nangize ngo nkubwire ko mu kanya mu masaha 2 nshaka ko duhurira hahandi kandi rwose ntukererwe nsange wahageze hahandi tujya duhurira nyine ndashaka ko uyu munsi hashya noneho tukajya mu bicu noneho uyu munsi ndanagusohokana muri club uhitemo club yose ushaka yo muri Kigali tangira uyitekereza nyine ahantu heza hashya hari akazi karyoshye hari buri kintu cyose nyine aho turi bwenjoyinga kumva urishimye urabizi ko nta kintu nakwima mbwira ibintu byose ushaka rwose nta kibazo yego naho mu kanya mu masaha 2 rwose udatinda pe mbabara ndumva ameze nabi cyane ndi kwaka sawa Mama Shani Karame mbonye ukwikangase oya ntabwo bigenze bite ntacyo none bafasha nini oya ntabwo ngiye ntabwo ndagenda mu mwanya situwayisanga aya masaha si usanzwe ugendera oya umuntu twari dufite gahunda mbwiye ko mu kanya nyuma y'amasaha 2 aribwo mvuye aha ngaha tugahura umuntu twari dufite gahunda turahura nyuma y'amasaha 2 ahubwo wowe ninde muntu muri kuvugana papa Shani amasaha 2 yose urumva utari wakererewe kandi mbwiye ko umuntu duhanye gahunda nyuma y'amasaha 2 bakaba ugenda hakiri kare ariko kugira ngo utaza kwica gahunda zawe z'akazi oya kamutegereze nta kinyirukansa cyane ndimo kwirebera utuvideo kuri TikTok utuvideo ndikora utuvideo kuri TikTok pe utuvideo muze gura nyuma y'amasaha 2 ngo muranabyina indezi Induvuza ngo waruha kuri TikTok se nawe musigaye murebera utuvideo muza kubyinana ahantu ngo ahantu heza mu tubari ninde se wavuze ibintu byo kubyina kandi ariko amashami ibi ndeba ubona ndi ikigorye tuvuge ko ibyo warimo byose ntabyo numvaga nose narindi mu biki erega ho wari na sound proof yari ihari nakumvaga hone nicara mu nzu papa Shani rwose ibyo rero no kunyiyenza hano ngiye nyine nta muntu turi kuvugana telefone ngiyi ndimo kureba utuvideo kuri TikTok none se mvuze iki kutangiye kujya undenganya niko mada ni iki nagukorera sinkunyuze none se ndabihakanye sinkunyuze uranyuze uri mugabo umuntu muri guhana gahunda z'amasaha 2 ngo mugiye guhura ngo ahantu mutubari
wamburanye iki ubwo ntabwo wumvisha nabi kuko papa Shani ngiye nigeze mvuga akabari ntabwo numvise nabi nta kabari navuze nta nubwo navugiye kuri telefone ubu urarebye ubona ko numva nabi wasanga baduteranyije nta waduteranije ariko urugero ikigero cyawe uko ungana gutya ubu uracyari umuntu w'umubyeyi urakiruka mu tuntu tw'udusore wakabaye aka kanya uvuga ati umukobwa wacu tumushyingire urumva nawe ubwo uracyakeneye kwishingira udusore se tubonye udusore turi abo ni bande muri kuvuga kuri telefone njye ntabwo navugiye kuri telefone rwose wimbeshyera sinigeze mvugira kuri telefone ngeyo nose navuganye nande njye ntabwo muzi n'uwo muzi ntabwo ubwiye ngo gerageza bisubire ibyo ntabwo ari ibyo nabyo nakoze umuntu wo mu kigero cya nk'icya rwose ntabwo akwiriye kuba akiri mu tuntu tw'udusore ukwiye kwicara ukubaka tugakorera urugo rwacu umwana tukamurera neza ariko nimba waratangiye ahubwo se uwo musore mubwira ko ufite imyaka ingahe ko umaze kuba agakecuru ese umusore wuhe shashureka mubwire uranshimisha pe ukame byinshi bihagije ako ugiye kundaburiza neza mana ngiye gusara ese se wowe nyine ubutarambwiye mbwira ibintu ubundi kuki umumisha ibintu ubu ngubu uyumbwira yuko ufite umwana w'umukobwa ntabwo mba nariwe oya ntabwo natekerezaga ko umwana wanjye hari ahantu mwahurira pe kuko urumva umwana wanjye ntakunda gutembera sinzi ahubwo n'igihe uri muhura muti ko atajya akunda kuva mu rugo muhurirayo ubundi se usibye amafaranga umpa ubundi ugira ngo abana hano hanze se baba bahari buri bwari abana tuba turi mu kigero kimwe tuba tugize tugomba kubikurikirana nose ubona njyewe ntazubaka urugo nose umwana wanjye buri uramukunda cyangwa ni bya bintu by'abasore b'iyi minsi byo kwirirwa umubeshyabeshya ujya ku tundi twana tubeshya umwana ndamukunda uziye ko nari nzi ko ari n'uwawe ariko ndanamukunda uriya mukobwa murakundana bya nyabyo ndamukunda bya hatari ahubwo ndamukunda pe usibye ko nyine unyishyura neza ntari niba ari umukunda bitazagucika rwose ngo amenye ko hari ikibuko rwose buri ejo ndi nari nsaze naruze si umwana wanjye abimenye cyangwa akabona undebye nk'umuntu tuziranye kandi urabizi ubundi abantu banaziranye kugira ngo mubihishe bigoye rero narakuraba bati none yatuvumbura akamenya ko tuziranye ubwoba bwari bwa ariko nanjye ubonye ko nabyitwayemo neza ntari byitwayemo neza ariko ni ibisazi mwana ntabwo biba byoroshye cyangwa nakubwira uyu munsi rero ntabwo buri ko ubushize ukuntu abigenza nagukandiye akanyenyeri keza warabikurikiranye wanyishyuye neza ntari buriya rero ikintu kijyanye n'ifaranga byo icyo nenda kukubwira ni uko amafaranga naguhaye ubushize byahwanye neza n'uburyo wabinkoreye yego byarahwanye kabisa numva birahura numva utanyuzwe n'amafaranga wawe numva ntabwo agiye arira hari n'igihe umuntu ashobora guha amafaranga akumva ibintu umukoreye ntabwo ugejejeyo kabisa akumva nyine nta kintu kirimo akumva asigaye ababajwe n'amafaranga yaguhaye ariko uyu munsi nta kibazo ndashaka icyo bita Claude Nine shaka ko noneho ubikurikirana abantu ukangeza mu bicu bya hatari kandi rwose nubikora neza ubuzima cyangwa kongereraho ayandi kuri wakundi ko bwashize wengeye nta kibazo we byumve yuko sonyizera se ndakwizera we byizere yuko nkurikirane rwose nizere ko tayari we byizere yuko ngiye ntari ibanda bikurikirana fresh upfa kunyishyura neza we gusa upfa kunkorera umuti ntari umva ntugire ikibazo sene ziri nazo. A few moments later.